kubimenya mu bana bacu, ariko tukabicaza iyo twe tukajya mu mwuka mu bisirimba amasaha 5. Biriya ni ibintu bitagezweho, biri out of date, zararenze ni experience. Abakora igisirimba rero mubashakira ahantu bazaza bataramisha abantu kuwa gatandatu. Habi igisirimba tumenye muri kuwa gatandatu, abantu bose baciyumvamo baje, ewe nakubwira iki, biruke bamanuke bazamuke bicare bavugirize banywa amazi kwete, ariko tubareke bakore nabo ivyo biyumvamo. Ibi bizatuma urusengero rujya kuri gahunda. Gusa ikintu nanone muri izi ndirimbo no muri ibisirimba n'ibindi byose tuzakora, muzaha agaciro pasiteri urusengero. Pasiteri ufite mikoro uyoboye itorero, tuzave hariya ngo Imana irambwiye, ikubwiye iki itambwiye, kandi niba yakikubwiye gicece kuzakimbwire. Kuko ikintu cyose Imana ivuze kitagendana n'ubuyobozi, kitagendana n'umurongo w'abayobozi ni heresi, heretike, ni heresi. Umushumba agomba kubahwa. Sukuza ngo pastor ndiyo miko bakarimba barangi ngo ndatera haleluya 8, unazitera amasaha yake warangiza haleluya 8. Sinimo mvuga ko ari bibi mu nyumve undi nawe kaza yiruka ngo nanye mfite statut uwa statut nawe akaza umwe nakaza ngo mu rwandiko amandiko gatangira kwandika imbere desordone. Deje natangiye kwandika muri za haleluya 3 ibintu birahindutse, atariko pastor ubaye munyamuka na litirije iza niyo mikoro bakayimamura, barangiza batamba bagafata itorero amaze bakayikinagiramo ukumira kuko iryo torero rifite umungeri, ariko umungeri utanga gahunda. Nigeze kubona umupasiteri w'umutanzania araza arabwiriza kera cyane iwacu, amaze kubwiriza aravuga ngo ayo maturo yose n'ayanjye. Papa arahaguruka aravuga ngo saa yawe mumwicaze, baramwicaje baramwirukana. Era umutanzania kera cyane, papa arahaguruka nari umwana mbirere, umutanzania ari igishangije ngo ayo maturo yose muyazane n'ayanjye muyashiraho. Kaja bikarahaguruka aravuga ngo nito twagutumiye, icara hasi. Aramwicaza, arangije abwira umuhutumu aravuga ngo ejo kare muzamuherekeza atari. Iyo autorite y'itorero sukuvuga kuza kuri irutari gusa ngo sana mikoro kurabwirane, ariko nje wabinkora yabagize nuko ari mwebwe yabishobora. D'abord agaciro muri mazaba ni y'abakristo bayiha.